Murakaza neza kuri yuhiye uno munsi mukaba muri kumwe na Tuyishime Prince n'abandi umunyeshuri bimenyereza ubuganga muri University y'u Rwanda. No munsi nkagira ngo tuganire ku kintu bita itabi. Itabi ubundi ko bakunze kuvuga ngo ni ribi ariko tukaribona rigurishwa ahantu hose. Ubundi itabi bitwaye iki umubiri cyangwa itabi iyo rigeze mu mubiri bigenda biti. Ubundi kaduhere ku gice cy'ubuhumekero cy'umuntu. Icyo gice ubundi mu cyongereza bita respiratory system kigizwe n'aha mu mazuru no mu kanwa kumanuka mu muhogo kugera n'aho tugera mu bihaha. Ibihaha ari bibiri biri mu gatuza. Ubundi iyo itabi umuntu arinyweye agakurura uriya mwotsi wawo, ikintu cya mbere urabanza ukanyura hano tubona hejuru mu buhumekero bwo hejuru. Iyo unyuzemo mu itabi harimo ibintu byinshi ibyo twita chemicals cyangwa ibintu bigize itabi, ibintu bito bigize itabi ni byinshi cyane bigera mu 5,000. Ayo chemicals rero imwe muri ayo chemicals harimo tar, chemical yitwa tar ibisamuka. Ariyo mpamvu ubona umwotsi w'itabi cyangwa na biriya biba byasigaye ku itabi iyo bimaze gushya byose biba bisamuka. Iriya ni tar. Tar rero iyo inyuze ku menyo gutya uri kurinywa n'ubundi iragenda igafata ku menyo, hashira igihe kirekire kinini cyane unywa iryo tabi, ni hano ushobora gusanga umuntu n'amenyo yarangiritse kubera itabi, cyangwa akaba yanagira n'ama-infection cyangwa amabacteri cyangwa udukoko two mu kanwa tukaba twakwangiza n'ayo menyo ari no kwangizwa n'itabi byose bijyanye hamwe. Rero iyo bimanutse uwo mwotsi umanutse ukagera hepfo mu buhumekero bwo hepfo hafi y'ibihaha, ubundi haba utuntu bita cilia. Cilia ni utuntu tuba tumeze nk'imisatsi tuba turi mu buhumekero bw'umuntu. Impamvu tubamo ni ukugira ngo tubashe kugenda tuzamura ibintu by'ibikororwa byose biri mu bihaha. Buriya kuko ibihaha biri hasi, waba ushatse kuzamura igikororwa ntatwo tuntu ufite twitwa cilia cyangwa utwo dusatsi tuba turi aho iyo umwuka w'umuntu unyura aho hose hafi y'ibihaha, turamutse tutarimo ntabwo wabasha kuzamura ibyo bikororwa. Utwo tuntu rero tugenda tuzamura ibikororwa tubizamura, ariko noneho iyo itabi rihanyuze igihe kirekire gutyo nyine rigenda rihatwika utwo tuntu twose dushinzwe gukora ibyo bintu tukangirika tugapfa. Ubu urumva uwo muntu noneho azajya muri risque cyangwa ibyago by'uko azashobora kurwara ama-infection cyangwa navuga yuko udukoko tundi dushobora kuzaza mu bihaha bye tukamutera ibyo twita nk'imisonga cyangwa za pneumonia, ama-infection yo mu bihaha. Noneho iyo itabi rero rigezemo aho ryinjira no mu bihaha. Noneho mu bihaha rero turabizi neza ko mu bihaha harimo imiyoboro y'amaraso ihita ifata wa mwuka duhumeka ukajya mu maraso kujya gukoreshwa n'ibindi bice by'umubiri. Rero n'itabi ryinjiranamo n'uwo mwuka, ubundi itabi rimwe na rimwe rikaba ryanatuma noneho uwo mwuka utaninjira neza, umwuka dukeneye utarinjira neza, ikaba yatera ibyo bita hypoxia. Noneho mu itabi nk'uko nabwiye ko habamo ibintu byinshi, ariko iby'ingenzi akaba ari bibiri. Iby'ingenzi tugiye kuvugaho tumaze kuvuga kuri tar, noneho reka tuvuge kuri nikotine. Nikotine nicyo kintu gituma mu itabi abantu bashobora kurinywa ubundi bakarigumaho bakaba addicted to it, cyangwa ntibabashe kurivaho neza. Impamvu rero umuntu atabasha kuva ku itabi ni ukubera iyo nikotine. Iyo nikotine iyo umuntu anywa itabi ihita yinjira mu maraso igahita izamuka mu bwonko. Mu bwonko icyo igiye gukora ni ugutuma imisemburo yo mu bwonko yitwa dopamine, ya misemburo ituma twumva turyohewe, ibyo turi gukora bituryoheye, twabigumaho bya bintu duhora dushaka twumva biryoshye.
iyo dopamine ni ikishimwe. Iyo rero ikomeje kurekurwa gutyo mu bwonko kubera ya nikotine yo mu itabi, noneho umuntu agera ku rugero atabasha kuva ku itabi wenyine, cyangwa nyine hahandi aba yumva ari buze yanapfa neza neza, ibyo bita addiction mu cyongereza. Ubundi ni uko itabi rikora. Noneho nyuma yaho yuko rigeze no mu maraso, si ubwonko gusa bijyamo, bijya n'ahandi hose, ubu wumva yuko amaraso agera ahantu henshi. Iyo rero niba n'iryo tabi ryinjiye mu maraso naryo rizagera kure. Niyo mpamvu rero itabi ritera n'amakanseri ahantu henshi mu mubiri. Ntabwo nabasha kubivuga gutya byose mu makanseri ritera, ariko itabi ritera kanseri nyinshi cyane, rikangiza udutsi twinshi cyane tw'umubiri, bikaba byateza n'ibindi bibazo byinshi bitandukanye. Urumva nyine naho itabi ritera. Ariko noneho igikomeye ni ukubera iyo addiction, iyo nikotine yatumye noneho umuntu arigumaho atariva, kubera ko urumva uko agenda anywa ryinshi niko ugenda rimwangiza, kandi uko agenda anywa ryinshi niko akenera na ryinshi, n'ubundi gukomeza kurinywa buri gihe bigateza iyo serikere yo guhora muri ibyo. Nuko rero itabi ubundi irikora. Naho bahera bavuga yuko itabi ari ribi kuri wowe. Murakoze cyane.